Yes, reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwa Rwanda Burundi Updates. Ni amakuru agezweho muri kino gitondo turi tariki 12 z'ukwezi kwa 11 2025. Niba usanzwe udukurikira ari ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro tegura umunsi ku wundi ujye abona aho wa mbere. Ntago bigoye no kureba hasi gato ya video urimo kureba, urabona akajambo subscribe gakandeho tegerezo gatoya, urabona akamenyetso kameze nk'inzogera nako ugakandeho kugira ngo idukurikire umunsi ku wundi. Tugufitiye amakuru menshi muri kino gitondo, menshi cyane. Umwarimu witwa mwarimu Clement ni umugabo wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho rero uyu mugabo yagiye yamamazwa n'abasitari batandukanye. Ni umugabo rero wari uzwi mu kwigisha amategeko y'umuhanda, akigisha imodoka. Uyu mugabo rero biravugwa ko yiyahuye. Ese byagenze gute? Ibaruwa yasize yanditsemo ibiki? Turifuza kugira ngo udukurikire, uduhe umwanya wawe tukugezeho byinshi kuri aya makuru. Ariko mbere yuko tugiye kugezaho, reka tukubwire ko tugufitiye indi nkuru ikomeye cyane y'urubanza rwapfundikiwe kuri uyu munsi. Urukiko rwisumbuye rwa Gicumbi ruri aho icyaha cyabereye mu kagari ka Karenge, umurenge wa Bukure, akarere ka Gicumbi, kuri uyu wa mbere rwaburanishije mu ruhame urubanza ruregwamo umusore w'imyaka 28 y'amavuko ukekwaho kwica nyina umubyara. Ariko mbere yuko tukugezaho nanone iyi nkuru, nanone reka tubanze duse nkaho twamamazamo gakeya. Ni urubuga rwitwa kwihugura @rnawa. Ni urubuga rugufasha kwihugura amategeko y'umuhanda. Niba wifuza kwiga amategeko y'umuhanda, niba wifuza kuyihugura, niba warize amategeko y'umuhanda ariko ukaba wifuza kwimenyereza cyangwa se kureba niba warabimenye cyangwa se kumenya aho uhagaze, nyamuneka kwihugura @rnawa ni urubuga rwiza rworoshye rwagufasha kubimenya, rwagufasha gutsindira provisoire mu gihe gitoya. Rero nta kindi kintu kigoyemo, jya kuri Google wandikemo kwihugura @rnawa, hanyuma urabona urubuga ruri mu ibara ry'icyatsi. Urwo rubuga rero ukurikiza amabwiriza urahita ugera aho kwigira, aho gukorera ikizamini byose. Ushobora no kutwandikira mu gihe uhuye n'ikibazo. Rero tutatinze reka twikomereze n'amakuru twaguteguriye. Urukiko rwisumbuye rwa Gicumbi ruri aho icyaha cyabereye mu kagari ka Karenge, umurenge wa Bukure, akagari ka Gicumbi, mu karere ka Gicumbi n'ubundi. Rero kuri uyu wa mbere rwaburanishije mu ruhame urubanza ruregwamo umusore w'imyaka 28 y'amavuko akekwaho kwica nyina umubyara. Icyaha akurikiranyweho bivugwa ko yagikoze tariki 15 Nzeri 2025, ubwo mama we yasohokaga mu nzu agiye guha ubwatsi amatungo. Uyu musore rero agahita afata igiti akakimukubita inshuro nyinshi, zigera kuri ebyiri, zirenga ebyiri, agahita yikubita hasi agapfa. Mu rubanza yahakanye icyaha akurikiranyweho, agasobanura ko atazi uwamwishe, nk'uko iyi nkuru tuyikesha ubushinjacyaha bukuru ibivuga. Ni mu gihe mu ibazwa rye haba mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha yemeraga icyaha, asobanura ko yabitewe n'uko mama we n'abavandimwe be batamwiyumvamo cyangwa se bamwangaga. Ubushinjacyaha bwamusabiye igihano cy'igifungo cya burundu ahashingiwe ku ngingo y'107 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Urubanza rwapfundikiwe ruzasomwa tariki 18 Ugushyingo 2025 saa 9 z'amanywa. Naho polisi y'u Rwanda yemeje ko Iraguha Clement, uzwi cyane nka mwarimu Clement, kubera kwigisha abantu gutwara imodoka binyuze ku mbuga nkoranyambaga, yapfuye nyuma yo kwiroha mu kiyaga cya Muhazi. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Weraris Gahonzire yatangaje ko iby'urupfu
rwe byamenyekanye ku mugoroba wo ku itariki 10 Ugushyingo 2025 ahagana saa 12 z'umugoroba. Yasobanuye ko uwo mugabo yaravuye mu karere ka Gicumbi ajya Rutunga mu karere ka Gasabo ahazwi nka Kingfisher Hotel, aho niho yakodesheje ubwato bwo gutembera mu kiyaga cya Muhazi. Abwira abakozi ko azi kubutwara. CIP Gahonzire yagize ati yahawe ibyangombwa byose birimo gilet de sauvetage arayambara, ariko ageze mu mazi nko muri metero 50 yakuyemo ako kajire agashyira mu bwato, rero ahita asimbukira mu mazi. Abayobozi b'iyo hoteli babonye ibibaye bagerageje kumworohora, ariko yari yamaze kumanuka mu ndiba hasi. Abapolisi bakorera kuri sitasiyo ya Rutunga bageze aho byabereye, ariko kubera ko bwari bwije ubutabazi bwimurirwa mu gitondo cyo ku itariki 11 Ugushyingo. Umuvugizi wa polisi yavuze ko iperereza ry'ibanze ryerekana ko Iraguha yiyahuye, ariko rikomeje kugira ngo hamenyekane impamvu yatumye uyu mugabo yiyahura. Gahonzire yagize ati kubera ko yakuyemo ikoti ry'ubutabazi kandi nta mpanuka yahabaye, biragaragara ko uyu mugabo yiyahuye abishaka. Ibyangombwa by'uyu mugabo byagaragaje ko yavutse mu mwaka w'1992 kandi atuye mu karere ka Muhanga. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC giheruka gutangaza ko mu mwaka ushize abagerageje kwiyahura mu Rwanda bagera kuri 602, aho abagera kuri 51.3% bari hagati y'imyaka 19 ndetse na 35. Dr. Iyamuremye Jean Damascene n'umuyobozi muri RBC ushinzwe indwara zo mu mutwe yavuze ko ibitera abantu kwiyahura harimo amakimbirane mu miryango, ibibazo bya mikoro, indwara zidakira n'agahinda gakabije. Yagize ati abantu benshi bafite umubabaro w'amarangamutima adasanzwe ariko ntugaragare vuba. Niyo mpamvu kuganira ku kibazo ari ingenzi. Tugira inama buri wese kudahangana n'ibibazo wenyine, kuko kuganira nabyo bishobora gutanga ihumure. Naho ku yandi makuru twaguteguriye muri gitondo ni inkuru y'umubyeyi wabyariye muri Kwasteri. Turaje tubikubwire. Noneho ikintu kinatangaje nuko agitangira kubyara hahise haza imbangukira gutabara. Abantu benshi bavuze ko ari Imana yohereje. Turaje tubigarukeho, uraza gusobanukirwa byinshi kuri aya makuru. Iyindi nkuru ni inkuru y'urupfu rw'umugabo wogoshaga muri santere imwe turi buze kugarukaho. Rero uyu mugabo yishwe mu buryo bubabaje cyane. Rero ni amakuru arimo kuvugwa cyane. Uwitwa Manishimwe Theogene w'imyaka 42 wo mu karere ka Rubavu yasanzwe mu muhanda yapfuye, bigaragara ko yatemaguwe mu maso. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 10 Ugushyingo 2025 mu murenge wa Bugeshi, akagari ka Bugingo ni Buringo ho mu mudugudu wa Butaka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bugeshi Murindangabo Eric yatangaje ko abantu bari batwaye umurwayi kwa muganga nibo babonye umurambo we. Baratumenyesha, turahagera dusanga yishwe urw'agashinyaguro, atemaguwe mu mutwe imipanga 5 no mu maso n'umupanga bamutemye mu ivi ry'iburyo. Gitifu Murindangabo yavuze ko uyu mugabo yakoraga akazi ko kogosha muri santere ya Butaka. Amakuru atugeraho avuga ko hamaze gufatwa abantu bagera kuri 7 bakekwaho kugira uruhare muri uru rupfu, mu gihe iperereza rikomeje. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Gisenyi gukorerwa isuzuma mbere yuko bawushyingura. Aho mu karere ka Ngororero umubyeyi w'imyaka 22 y'amavuko wavaga i Muhanga yerekeza i Rubavu yabyariye mu modoka itwara abagenzi ya Kwasteri. Ibi byabaye kuri uyu wa mbere tariki 10 Ugushyingo 2025
ubwo uyu mubyeyi yafatwaga n'ibise bageze mu murenge wa Ngororero ahitwa Kazabe. Rero amakuru yaje ko yamenyekana nuko uyu mubyeyi yaraturutse i Nyamagabe aho yashatse yerekeza i Rubavu aho akomoka kugira ngo azabyarireyo. Ubwo uyu mubyeyi yarafashwe n'ibise, imodoka yahagaze, abagenzi basohoka mu modoka, kubw'amahirwe bahita hagira imbangukiragutabara yatambukaga, barayihagarika. Umuganga wari uyirimo atangira gufasha uyu mubyeyi kubyara ari muri kwasiteri. Ubwo yarimo amufasha kubyara, bahamagaje indi mbangukiragutabara yo mu bitaro bya Muhororo kugira ngo ijye kumwitaho mu buryo buhagije ndetse akurikiranwe n'abaganga ari ku bitaro. Umuyobozi w'ibitaro bya Muhororo witwa Dr. William Namanya mu kiganiro yatangaje ku kinyamakuru Igihe dukesha inkuru, yahamije ko uyu mubyeyi yabyaye neza ndetse yaba ubuzima bwe nubwo uwo yibarutse bumeze neza. Ati umubyeyi yaramutse neza ndetse tugiye kumusezerera kubera ko yabyaye neza, n'uwo yabyaye yatangiye konka nta kibazo yigeze agira. Yafashwe n'ibise kubera umugisha, hahita haca imbangukiragutabara y'ibitaro bya Kabaya. Rero abaganga batangira kumufasha, afashwa kugera ku bitaro bya Muhororo. Icyabaye nuko nk'umubyeyi wari ugiye kubyara inda ya mbere ashobora kuba ibise byaje ntabimenye, kandi bari biteguye ko abyara tariki 6 Ugushyingo 2025. Gusa urumva ko igihe cyari cyarenze. Bibaho rero ko iminsi ishobora kurenga cyangwa se kugabanuka. Dr. Namanya yakomeje avuga ko u Rwanda rwashyize imbaraga muri segiteri y'ubuzima binyuze mu kongera ubushobozi, bakabwongerera ibitaro n'abajyanama b'ubuzima bakiyongera mu buryo ibyabaye kuri uyu mubyeyi nta mpungenge byari guteza.